urebye tugereranyije no mu gihe cyashize cyangwa mu bihe byatambutse bigenda biba developed cyangwa bitera imbere kuko urumva byari bigoranye ko especially natwe byari bigoranye ko wabona urubyiruko natwe biri kuvuga about genocide ariko bamwe mu bahanzi bari gutanga contribution yabo binyuze mu bihangano bahanga indirimbo ziri related muri bino bihe turimo tambutse ubutumwa bwibanda cyane ku mateka yaranze igihugu cyacu aka-uploading cyangwa agashiriminga kuri ayo platform urumva umunyamahanga abasha kubibona byihuse umunyamahanga abasha kubona iyo ndirimbo akabasha no kwanaliza ubutumwa burimo ubutumwira bwumva neza kuko nabonye muri no minsi koko na streaming parties z'ibindi binyamakuru cyangwa se ibindi bintu bitari kuvuga kuri ibi turimo biri gutrendinga cyane of course kuko ibi haba ari ibihe bya danje umuntu agomba guspecialize nk'ibintu byerekeye n'ubundi uyu munsi ubundi ngenge nkunda kuvuga ko abahanzi buriya ni abantu banini cyane abahanzi ni abantu bagira audience ibi ba painting attention ni abahanzi bamwe mu abahanzi bagerageje mu gukongeza urwango mu bantu abahanzi bagerageje abenshi bakoraga indirimbo zijyanye n'urwango bakora indirimbo atiza mu batsembatsembe cyangwa se mbese indirimbo zishyira urwango mu bantu ese ubona ubu ngubu uruhare rw'abahanzi b'iki gihe ni uruhe ruhare rwabo cyangwa se nuhe musanzu ubona batanga mu kuririmba indirimbo zitanga ihumure cyangwa se zongera kugarura amahoro mu banyarwanda even though n'aba bros contribution yabo irakenewe ahubwo ngiye ikintu nabwira abahanzi ni bakanguke cyane batanga umusanzu wabo of course dufite abahanzi bafite plan nini like nk'aba Bruce Melody ba Genocide zigenza n'abandi nkeka ko bakoze indirimbo y'icyunamo yaba indirimbo nini kandi indirimbo yatanga umusanzu munini yes reka nongere mbasuhuze ndetse kandi mbifurize kugira ibihe byiza cyane ndetse kandi mbifurize kugira amahoro y'Imana ndetse kandi nubwo turi muri bino bihe bitoroshye byo kwibuka abacu bazize Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ni ibihe biba bitoroheye abantu abari bo bose ariko twege hano nka Mara Media TV turi hano kugira ngo dukomeze tugufashe kugira ngo ibintu bigende neza cyane nkuko mubizi simba ndi njyenyine mba ndi kumwe n'uwitwa Da Pharmacy nyawe tuba turi kumwe hano kuri Mara Media TV kugira ngo dukomeze tukugezeho ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye hano rero tumaze iminsi tureba feedback mukomeze mumaze kutwereka ko ibintu dukora mu byishimiye mukomeze mujye muri comment mu like mu sharing ibintu biganiro byacu kuko tumaze kubona yuko ibintu byacu dukora nibura hari ababikunda hari ababireba tumaze iminsi nanone tubereka tuvuga ku bintu bijyanye n'ibijyanye na bino bihe turimo mu by'ukuri nibyo dukora content zigiye zitandukanye zivuga ku biganiro bindi ariko muri kino gihe tuba tugomba gutanga umusanzu wacu nk'urubyiruko kugira ngo dukomeze dushishikarize abantu b'urubyiruko cyangwa se n'abandi kugira ngo bakomeze basobanukirwe bino bihe turimo mu by'ukuri hari abantu babifata bakarikirensa bakerekana ko ari ibintu bitabareba ariko nkatwe nk'urubyiruko nubwo tuba tutarabonye Genocide yakorewe Abatutsi tuba tugira ngo dukomeze dushyire icyizere mu banyarwanda dukomeze twereke abanyarwanda ko turi kumwe rero hano nge wumva ndi Zefreni hano harimo mba ndi kumwe n'uwitwa Da Pharmacy tumaze iminsi tubakorera ibiganiro bijyanye na bino bihe sinzi wenda uko mwabonye bino biganiro byacu twagiye tubakorera sinzi uko mwagiye mwakira feedback kugira ngo wenda mujye wenda nshimira n'abandi bantu bakomeje kutwereka ko turi kumwe bakomeje kutwereka ko ibintu turi gukora babikunze n'ukuri n'iby'agaciro kuri twebwe bitwereka ko nibura hari abakunda ibintu byacu abo ngabo rero turabashimiye rero tumaze
tugiye kumara ibihe bijyanye n'ibihe byo kwibuka abacu bazize jenoside. Tugiye kumara iki cyumweru cyose turi kubakorera ku biganiro by'iki gihe rwose. Wenda ku bantu bari batumenyereye kudukora ibiganiro wenda bijyanye n'imyidagaduro, bijyanye na entertainment, ntabwo twabikora kuko twabonye atari ibintu, ntabwo ari ibintu twakora ngo tuvange, ntabwo twabivanga. Rero tuba tugira ngo n'undi uwo ari we wese uherereye ahandi nawe yumve ko bino bihe bimureba, ndetse kandi yumve ko bino bintu ari ibintu yakumva ko natwe twahaye agaciro, kuko nagiye mbibona ahantu henshi cyangwa se amacano menshi agiye atandukanye. Nagiye mbona hari abantu batari gukora content kandi bakurikirwa wenda n'abantu benshi. Twebwe rero suko tumeze hano kuri Mara Media TV, tubakorera ibiganiro bijyanye n'ibihe tuba turimo, kandi ntabwo twakibagirwa aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze, kuko tuba tugomba gukora kugira ngo twereke n'abanyamahanga ko ibi ngibi ari ibintu twagize, ibintu byacu ari ibintu twerekanye ko natwe mbese muri make tugatanga umusanzu wacu nk'urubyiruko, tukagira inama, kuko akenshi bino bintu bijya gutangira akenshi byahereye akenshi na kenshi ku maradiyo. Mwagiye muyumva nk'ariya ya RTLM, mwagiye muyumva nk'ariya ya n'ibindi binyamakuru bindi kuri radiyo Rwanda n'ayandi maradiyo menshi agiye atandukanye. Rero nkatwe nka Mara Media TV tuba tugomba gutanga umusanzu wacu, tugatanga umusanzu wacu nka ndi umunyarwanda, nk'abanyarwanda, kuko ntekereza ko ari byo bintu navuga byafasha umuntu uwo ari we wese, kugira ngo, kuko urabona dufite audience, dufite kwanza niyo twaba tutanayifite, ariko abo bake nibura badukurikirana cyangwa se uwo muntu wabasha kuba yareba ikiganiro cyacu, tuba tugomba kumwereka ko twamuhaye agaciro, tuba tugomba kumwereka ko nibura kuba yadukurikiranye atari ibintu byapfuye ubusa, atari ibintu byo kuvuga ngo ni ingwizamurongo. Rero navuga byinshi, ariko nk'uko nabibabwiye ko mba ntari njyenyine, mba ndi kumwe n'uwitwa The Pharmacy, ndasinzi yakigera hano tukabasha kuba twaganira byinshi bigiye bitandukanye, tukabaganiriza, tukabereka ko nawe afite byinshi byo kuba yatubwira cyangwa se yabiganiriza abanyarwanda nk'abantu benshi badukurikiye hano kuri Mara Media TV. The Pharmacy, meze bite? Wari wagiye hehe? Shama ntabwo nari mpagaye. Imihanda ibimeze ite? Imihanda urebye rero, imihanda urebye nyine nta movement zirimo, nta movement nyine zirimo, bitewe cyane n'igihe turimo nyine gusanga hakonje, usanga nyine like nagerageje gusura amamezo d'event atandukanye. Nyine uyu munsi niriwe nkora trip tugiye dutandukanye kugira ngo ndebe uburyo nyine abantu biri ku rwego kubyitabira, uburyo bimeze, uburyo nyine amakuru agiye atandukanye. Ariko uko nabibonye abanyarwanda mani barasirimutse. Nkuko nari kubivuga, nandi ndavuga ku bijyanye n'urubyiruko nkatwe nka social media, cyangwa se abantu baba bafite audience, cyangwa se nabivuga wenda nk'itangazamakuru, cyangwa se abantu bareberera abandi bantu, cyangwa se bashobora kuba bagirira abandi bantu ahantu baba batari. Nimo ndavuga ku bintu bijyanye n'itangazamakuru, cyangwa se uburyo urubyiruko rwakiragamo bino bintu. Uburyo urubyiruko nyine rwatendinga nyine bino bintu, uburyo rubyakira. Urebye tugereranyije no mu gihe cyashize cyangwa mu bihe byatambutse, bigenda biba developed cyangwa bitera imbere, kuko urumva byari bigoranye ko especially natwe, byari bigoranye ko wabona urubyiruko natwe ruri kuvuga about genocide, byari bigoranye cyane. So ariko urebye like twavuga ko hari stepping twateye tuva ahantu hamwe tugana ahandi, hari intambwe iri kugaragara, urubyiruko nabwo ruri guparticipatinga muri bino bikorwa byo kwibuka abacu bazize jenoside. Ndakeka bitari bibi. Urakoze cyane. Hanyuma ku bijyanye n'imyidagaduro ho uri kubona bimeze bite? Ibijyanye n'imyidagaduro
muri kino gihe uko bisa kose ntago abahanzi ntabwo bari gusohora indirimbo nyine zisanzwe, ariko bamwe mu bahanzi bari gutanga contribution yabo binyuze mu bihangano, bahanga indirimbo ziri related muri bino bihe turimo. Benshi bari gutanga contribution yabo, kuko mu minsi yashize mperuka kubona igitaramo cyakorewe Arabika Arena hano hirya cy'umutipeti Alyne Sano afatanyije na Ngabo ndetse na Malmad. Uko bigaragara nuko biragaragaza feedback nziza, kandi ntabwo bivuze gutyo nirengagiza indirimbo zigenda zisohoka buri munsi ku YouTube zistreaminga ku ma platform ya Spotify, ama audio maka, n'ubundi zigaruka cyane kuri bino bihe turimo byo kwibuka Genocide yakorewe Abatutsi. Icyo nabivugaho rero ni byimbitse cyane. Abanyarwanda nk'uko mubizi ntabwo twe dukoresha nyine platform streaminga audios cyane, ubwo ndavuga Spotify, Boomplay cyangwa ama audio mark n'ibindi byinshi. Ariko iyo umuhanzi akoze nyine igihangano kiririmba kuri Genocide cyangwa gitambutse ubutumwa bwibanda cyane ku mateka yaranze igihugu cyacu, aka-uploading cyangwa agashreaminga kuri ayo ma platform, urumva umunyamahanga abasha kubibona byihuse. Umunyamahanga abasha kubona iyo ndirimbo, akabasha no kwanaliza ubutumwa burimo, of course, kuko abayo nabonye abanyarwanda music yo mu Rwanda imaze gusirimuka, kuko nabonye basigaye bashyiraho n'ama subtitles y'icyongereza, ugasanga like nimba umuntu atumva ikinyarwanda fresh aranaliza icyongereza ashaka ko yumva ubutumwa buhari. So abahanzi bo mu Rwanda rero I appreciate them, kuko bari kugerageza uko bashoboye kose kugira ngo babashe guhereza audience yacu y'abanyarwanda ubutumwa bwiza, ndetse babashe no kwambutsa ubutumwa mu Rwanda, bagambutse muri border y'u Rwanda babyerekeza no mu bihugu byo hanze. Hanyuma duhereze ishusho ry'uburyo abahanzi bari kwakiramo bino bihe, cyangwa se uduhereze uburyo ibitaramo biri abantu bari kwitabira. Urebye ibitaramo bika Arena habaye special event, ubwo icyunamo cyatangiraga, ubwo ndavuga ku cyumweru, kuko nibwo twatangiye kwibuka ku nshuro ya 30 Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. So ubwo rero ubwo icyunamo cyatangiraga, nibwo icyo gitaramo nakubwiye cyane cyane Ngabo, Malmad ndetse n'umukobwa bita Alyne Sano nibwo cyabaye. Gusa yari igitaramo kigaragaza ubwitabire bwinshi, yari igitaramo gifite ubutumwa bwinshi kiri gutanga amagambo yubaka asana imitima, kandi audience ya feelings nyine ubwo butumwa irabwumva neza, kuko nabonye muri no minsi koko na streaming parties z'ibindi binyamakuru cyangwa se ibindi bintu bitari kuvuga kuri ibi turimo biri gutrendinga cyane, of course, kuko ibi haba ari ibihe bya danger, umuntu agomba guspecialize mw'ibintu byerekeye n'ubundi uyu munsi. Uko bisa kose rero nabonye ari cyo gitaramo kiri gushyiminga cyane ku ma video platform, ngo ndavuga YouTube, ama Instagram ndetse n'ama Facebook. Duhereze ishusho noneho rero y'ukuntu icyo gitaramo cyari kimeze nk'abantu batakitabiriye, wenda babashe kuba bagira enosiyo bakimenyaho. Ishusho yo kwanaliza ikintu nyine ucyanalize mu magambo n'iki, sinzi ko byapfa gukunda, gusa ikintu cyo nakivugaho n'ubundi kiragaruka ku buryo cyari cyiza. Urabizi ntabwo muri no minsi turi guhavinga fana, aho turi kwishimisha, nta nubwo turi mu gihe cyo kwishima, ahubwo turi mu gihe cyo gukora buri kimwe cyose gishoboka cyatambutse ubutumwa bugaruka cyane cyane muri bino bihe turimo byo kwibuka abacu bazize Genocide yakorewe Abatutsi. So icyo navuga rero, yari igitaramo cyiza, yari igitaramo cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye ba Ibuka, ndetse n'intore barusha intambwe ibarangaje imbere, Excellence Paul Kagame nawe yakitabiriye. Ni igitaramo cyari kirimo abahanzi benshi, harimo uwo bita Rugamba Spiriyani, sinzi nk'umuzi, umwe wa kera cyane, nawe yari arimo. Ni igitaramo cyatambukije ubutumwa bwiza, ndetse ni igitaramo cyomoye ibikomere by'abarokotse Genocide, ndetse ni igikomere
ni igitaramo cyongeye kugarura icyizere n'ihumure abanyarwanda. Ubundi ngenge nkunda kuvuga ko abahanzi buriya ni abantu banini cyane. Abahanzi ni abantu bagira audience ibi ba painting attention. Nene nagomeza gushimira bari babashije kubikora, shimira Yagosoye indirimbo, shimira abahanzi babashije gusohora indirimbo muri bino bihe, indirimbo ifite rating kuri bihe turimo, kuko abahanzi mufite audience nini. Abahanzi mufite audience nini, mufite abantu babakeneye kumenya ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Nayo mpamvu ngiye ngomeza no kubwira abatarabikora, abatarakora nyine indirimbo z'icyunamo cyangwa se indirimbo ziganisha ku bihe byo kwibuka, nabo ntibabikore, kuko ibyo ngibyo biratuma abenshi bakunda social media cyangwa abenshi bitabira cyane social media bari buze kumenya neza ibihe turimo ndetse no kubyitabira. Hanyuma abahanzi muri kiriya gihe cya Genocide mu mwaka wa 1994, abahanzi bari bahari bari bariho icyo gihe, bari mu bantu bashobora kuba banashobora n'abahanzi bamwe mu abahanzi bagerageje mu gukongeza urwango mu bantu. Abahanzi bagerageje abenshi bakoraga indirimbo zijyanye n'urwango, bakora indirimbo atizamu batsembatsembe cyangwa se mbese indirimbo zishyira urwango mu bantu. Ese ubona ubu ngubu uruhare rw'abahanzi kuri iki gihe ni uruhe ruhare rwabo, cyangwa se nuhe musanzu ubona batanga mu kuririmba indirimbo zitanga ihumure cyangwa se zongera kugarura amahoro mu banyarwanda? Buriya nyine urakoze cyane. Buriya muri kiriya gihe cya Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994, uko bisa kose nyine ibintu byinshi byakoreshejwe aho bidakenewe. Yaba leta yakoze nabi, yatanze ibiganiro bibi, yaba ibinyamakuru especially byatanze publishing mbi cyangwa se byimakaje urwango kumva, ariko cyane cyane abahanzi, kuko abahanzi bundi bari influencinga, abahanzi bari influencinga muri cya gihe. Rero abahanzi benshi nubwo bitari byaba developed, ariko wabaga uri umwe uhedinze benshi, wabaga uri umwe ufite audience nyinshi, wabaga uri umwe uzwi na benshi. So icyo navuga rero, tugereranyije muri iki gihe abahanzi b'iki gihe cyangwa se b'iki kinyejana batandukanye cyane n'abahanzi ba kiriya gihe, kuko uyu munsi abanyarwanda n'abahanzi b'abanyarwanda bari kwita cyane ku bumwe, n'indirimbo baririmba rero z'iki gihe especially n'izibumwe. Kandi sibyo n'ibyo ngibyo njye numva nta n'uwatinyuka kuririmba ziriya ndirimbo, cause ubu ngubu u Rwanda rurimo arebye competition turimo, ntabwo ari competition idusubiza inyuma, ahubwo ni competition already n'ubundi specialize ku iterambere ryacu ndetse no kubakira ku mateka yacu. Niyo mpamvu rero abahanzi bo muri iki gihe icyo navuga, bari gukora nyine umurimo wabo neza. Bake muri bo, ntabwo kuko ari bose bitabira ibi bihe nyine ngo bagaragaze contribution yabo babinyujije mu bihangano. Ntabwo ari bose, ariko bamwe muri bo bari kugaragaza contribution kandi igaragaza icyizere cyiza, icyizere kiramye, icyizere gikomeye. Of course navuga rero ko abahanzi b'iki gihe cyangwa bo muri no minsi baragerageza. Yego. Hanyuma abahanzi bo muri iki gihe ubona ari ikihe kintu kindi bakongera, kuko urumva aho tugeze, wenda nubwo u Rwanda rugeze heza, ntabwo byari byagera 100%. Yego. Ni izihe mbaraga abahanzi ubona bakongera noneho mu kugira ngo abantu bakomeze basobanukirwe ibyabaye cyangwa se aya mateka y'u Rwanda yaranze kino gihugu cy'u Rwanda mwabira he icyo navuga cyane ni bitabire, bamenye ko nyine umusanzu wabo ukenewe cyane. Kandi ikindi cya kabiri, aho music yo mu Rwanda iri kuva naho iri kugana, twavuga ko aho igeze nubwo atari heza cyane, ariko ni heza ugereranyije no mu minsi yatambutse.
ubwo butumwa rero batambutsa bw'urukundo, ubwo butumwa batambutsa bw'izindi sujet cyangwa izindi content, baba bagomba kumenya yuko n'iki gihe nyine biba bikenewe ko batambutsa ubutumwa bwo kwibuka abacu bazize Genocide mu 1994 banasigasira ubumwe bw'abanyarwanda. Ubwo rero urumva umusanzu urahari mwinshi kandi urakenewe nko ku bantu, kuko hari nk'abahanzi bakora indirimbo ikaribwa na miliyoni 10, miliyoni 3, miliyoni 1 mu kwezi. Uwahise muri no minsi 100 hatakorwa indirimbo ikuzuza iyo miliyoni, hatakorwa iyo ndirimbo ikuzuza miliyoni 2, kandi n'ubundi ikorwa igaragaza contribution imwe mu igaruka kuri cya cyiciro cyacu cyangwa se cyagiye turimo cyo kwibuka bazize Genocide yakorewe Abatutsi. Hari abantu bamwe na bamwe cyangwa se abantu bagenda banurwanurwa amagambo avuga ngo kandi nibyo koko iyo usubije amaso inyuma cyangwa se ukareba imbere usanga abahanzi cyangwa se indirimbo dufite turacyumva ku maradiyo kenshi na kenshi basitreaming indirimbo za kera za Bareke Senderi, za Munyanshoza, rimwe na rimwe nako akenshi usanga nta ndirimbo nshyashya zikunda gusohoka. Nyine ntabwo indirimbo zo muri generasiyo tugezeho ntabwo ari nyinshi ugereranyije n'indirimbo za kera. Usanga akenshi abantu usanga se amaradiyo streaming indirimbo za kera, ugasanga nta bintu bishyashya, nyine nta bintu bishyashya cyane biba biri kuza. Ubwo se urambwira nyine indirimbo zerekeye cyane kuri bino bihe turimo. Nyine reba nka zira ndirimbo za Bareke Senderi nizo usanga zigicurangwa, zara za Munyanshoza, usanga indirimbo z'abahanzi b'ubu ngubu ari nkeya, zi generasiyo ni nkeya. Nyine urumva ikibazo gihari cyane kandi kigomba gukosorwa nuko batarabyitabira cyane. Abahanzi bakora indirimbo zo kunamira abacu bazize Genocide muri no generasiyo baracyari bake. Nyine urumva haracyarimo ikibazo cyo kuba nyine ntabwo barabyumva cyane, nta nubwo nyine urumva, ariko uko bisa kose uko bigaragara byibuze bamwe mu bake muri bo. Kandi ikindi kintu reka nkubwire, especially hari n'abanzi benshi ugerageza kuganira nabo bakakubwira ngo ibi bihe aba ari ibihe byo kwitondera, ngo mbafite ubwoba yuko ushobora no gusohora indirimbo ugasangizaho ikibazo. Ubyumva ugasanga benshi baracyafite icyo gihunga n'ubwoba bw'uko indirimbo ashobora gusohora wenda ishobora kumugiraho ikibazo. Ariko ngewe ikintu nabwira abo ngabo ndetse n'anabahereza ihumure, ntabwo wagira ikibazo mu gihe waririmbye ibintu byabaye, ibintu bya nyabyo, ibintu bifite amakuru. Ntabwo wagira ikibazo mu gihe wabanje kunonosora neza lyrics cyawe cyangwa imyandikire yawe. Hanyuma hakorwa iki kugira ngo, cyangwa se hakorwa ubuhe bukangurambaga kugira ngo noneho tubone indirimbo nyinshi cyane nk'izakorwa nk'ubu ngubu? Ushobora gusanga nka Munyanshoza afite wenda nk'indirimbo nk'ijana, ariko ugasanga wenda nawe nta zindi akora. Nka Bareke Senderi afite nk'indirimbo 50, ariko ugasanga nk'urugero wenda nka Bruce Melody n'abandi abashyashya cyane ntabwo bari gukora indirimbo izi nshyashya. Biri gupfira hehe? Hakorwa iki? Bigende bite? Nicyo nshaka ko abanyarwanda basobanukirwa. Urumva nyine ubundi iyo bavuze artist cyangwa umuhanzi ni combination y'ibintu byinshi bitandukanye. Iyo rero bakwise umuhanzi ugomba kuba adapted cyangwa kwiadapta. So ngiye cyo navuga ba Munyanshoza Jodoni, ba Bareke Senderi, maybe twavuga ko amateka bari bayazi cyane kuko banayabayemo. Even though na ba Bruce contribution yabo irakenewe. Ahubwo ngiye cyo nabwira abahanzi ni bakanguke cyane, batanga umusanzu wabo. Of course dufite abahanzi bafite plan nini, like nka ba Bruce Melody, ba Genocide n'abandi. Nkeka ko bakoze indirimbo y'icyunamo, yaba indirimbo nini kandi indirimbo yatanga umusanzu munini. So ikintu nababwira, ubukangurambaga bwabaho, nabo ni abantu bakuru bazi guhitamo ikintu cyiza. Ahubwo twe tuba turi hano kugira ngo wenda twibutse, ariko
ikintu cyaba cyiza ndetse kikagira n'umumaro nuko nabo bashobora basohora indirimbo zimakaza cyane ubumwe ndetse bagasohora indirimbo zigaruka cyane muri kino gihe turimo cyane muri no minsi kuko yaba ari wa munsi wo kugira ngo twongere tuzure ububyutse twongere twibuke ndetse twereke n'amahanga yuko amateka yacu tuyashyigikiye amateka yaturanze turi kuyakipinga neza turi kuyasigasira kandi ibyo binyura mu bihangano tubona imivugo myinshi igaruka ku ikorwa rya Genocide tubona abanyamakuru benshi bagaruka ku ikorwa rya Genocide wayabahazi contribution yanyu rero itagaragara contribution yabo irakenewe nk'uko wabimbwiye ubukangurambaga rero buhari ntabwo ari burebure ahubwo ubukangurambaga ni bubakire kuri ba Munyanshoza Diodoni barebe contribution yabo batanze banibaza si impamvu hagaragara indirimbo nkeya kuri kino gihe ni iyihe kurusha izo ba Munyanshoza cyangwa ba Rugamba Sipiriyani bakoze nyine bubakire ubundi kwiga n'ukwigana bubakire nyine kuri bari abahanzi bakuru ari abahanzi batambutse Juno Kizigenza cyangwa se Bruce Melody aragera ati wenda ntago wenda agira ati cyangwa se ngo wenda kanse nk'ubimuvugira kuko birivugira ati nshobora gukora igihangano cyangwa se nkavuga amagambo mabi cyangwa se nkavuga amagambo akomeretsa umuntu warokotse muri kino gihe cya Genocide. Harabura iki kugira ngo wenda nk'urugero habeho wenda ni nk'icyifuzo cyangwa se igitekerezo cyanjye nko kuba wenda habaho wenda nk'urugaga rw'abahanzi rushobora kuba rwanononsora wenda nk'umuhanzi akaba yakandika nk'indirimbo akaba wenda yayijyana akavuga ati rero ngiye kubashikiriza iyo ndirimbo kuko nka perezida wa Ibuka abafite n'abandi bantu benshi bafite team nini bakaba babahereza wenda nk'indirimbo yabo bakayinonosora bakareba amagambo arimo bakareba ko nta muturage azakomeretsa cyangwa se nta muntu uzakomeretsa kuramura nk'urugero nk'iyi generation nk'uko twari turimo tubivuga abahanzi bose cyangwa se artist inshyashya ibi tuvuga bigezweho ni abahanzi bashyashya kandi abenshi navuga ko uretse wenda bara ba Munyanshoza ba kera bamaze igihe muri industry abenshi ntabwo babonye iyi Genocide nabo I think ko abenshi ari urubyiruko abenshi ni urubyiruko of course abenshi ni urubyiruko ariko nubwo ari urubyiruko ntabwo ari urubyiruko rutiga amateka ndakeka n'urwo rwego rushinzwe kunonosora imyandikire y'indirimbo ruhari I'm not sure ariko ndakeka ruhari kuko njye ntabwo numva ko buri muntu wese yakandika indirimbo igaruka cyane kuri kunamira abacu bazize Genocide ngo apfe kwandika so urwo rwego icyo nzi cyo rurahari kandi nimba rutanahari dufite abanyamateka benshi dufite Ibuka dufite urwego rwa Ibuka ku rwego rw'igihugu so wakandika indirimbo ukayijyana cyangwa ukayijyana n'umuntu ukabaza kuko buriya ntakenga yishinyo bitari we cyangwa se iyo utabashije kubaza ukora amakosa menshi sibyo so weho rero nimba ufite n'izo nkingimira z'uko wagira contribution watanga ku banyarwanda igaruka cyane muri bino bihe turimo ukabona iyo contribution ibuze gutanga yakugeraho effect cyangwa yakugeraho ingaruka gerageza utanga umusaruro wawe ahubwo ubaze cyane kuko ntabwo ibintu bugiye gukora ari ibintu bitabaye nta nubwo ari amahimbano ahubwo ni ibintu bikeneye gushiramo ubwenge ukavuga ukuri nimba rero wumva ko utihagije kuri lyrics cyangwa ku myandikire andika uko ushoboye wegera abantu bafite ukuri bakuganiriza kubwenge ibintu bimeze gutya na gutya yes turi kugenda tugana ku musozo rero twagiye tuganira ku bintu bijyanye n'uruhare rw'abahanzi abahanzi muri rusange aba artist twebanze ku bitaramo byagiye ku gitaramo cyiza cyane cyabereye kuri Bikabena ejo bundi ku cyumweru bw'icyunamo cyatangiraga cyari igitaramo kabisa cyiza muze kukireba hari ama YouTube channel menshi yagicuriminze kabisa mu kirebe tugana ku musozo niyihe nama cyangwa se ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda muri rusange
ku bijyanye no ko bakumva indirimbo z'ihumure nyinshi? buriya indirimbo ifite ubutumwa bwiza, yomora ibisebe. Indirimbo ifite ubutumwa bwiza, yomora ibikomere, irahumuriza. So abahanzi dufite muri iki gihe barumva neza ibihe turimo, bakagerageza no kubyisanisha nabyo, ndetse abenshi baranabizi. Icyo nabwira abanyarwanda muri bino bihe turimo bitoroshye byo kwibuka abacu bazize Genocide, tugerageze kumva izo ndirimbo ziduhumuriza, kumva izo ndirimbo ziduhereza ihumure, zigaruka cyane ku mateka ndetse no kwirinda amacakubiri. Abahanzi nabo dushyiremo imbaraga, twongere uruhare rwacu cyangwa tugaragaze uruhare rwacu mu guhanga indirimbo nyinshi kugira ngo audience idukurikira ibone ayo mateka, ndetse n'abanyamahanga badukurikira babone ayo mateka. Ndumva nimba ushobora gukora indirimbo ikarebwa na miliyoni 20, ikarebwa na miliyoni 13, mu Rwanda turi miliyoni 12, bivuze ntabwo ari abanyarwanda gusa baba bakurebye, of course aba ari abanyamahanga, abanyarwanda baturuka, abanyamahanga baturuka ku mpande zitandukanye z'isi. Urumva rero ukoze n'indirimbo igaruka cyane ku mateka yacu, iyo ndirimbo igashimingwa cyangwa ikarebwa n'abantu bangana gutyo, umusanzu wa munini uba umaze kugaragara. Abahanzi mu byitabire, abahanzi turabasaba kugira ngo nyine mugaragaze uruhare rwanyu, ndetse tunashimira ababigerageje, dushimira ababigerageje, ababikoze. Special thanks kuri mwebwe, namwe musigaye rero mugaragaza uruhare rwanyu, cause audience yanyu ndabizi ko ibifite byinshi byo kumenya. Yego. Twibanze rero ku ruhare rw'abahanzi muri bino bihe byo kwibuka abacu bazize Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, dushimira abantu bakomeje kubikora cyane, ba Gutanga, ba Munyashoza, ba Senteri, bagaragaje uruhare rwabo, bashyira itafari muri bino bihe by'ubwiyunge bw'abanyarwanda, bashyira bese bakoze byinshi. Natwe abanyarwanda, natwe reka dufate umwanya wacu, twumve bano bahanzi, dufate umwanya wacu, tubahereze umwanya, turebe ibikorwa byabo, kuko akenshi wenda ushobora kutabona umwanya wenda wo gusoma ibitabo, wenda ushobora kutabona umwanya wo kumva ibiganiro, ariko umuhanzi agira uruhare rukomeye cyane, nko kuba yaguha nk'indirimbo cyangwa se kuri flash, ko byagenda kose nuri hariya n'uyo waba uri mu kabari, wumvisha indirimbo y'icyunamo y'ihumure, I think ko wayumva kandi ikagera ikikumarira. Mwakoze kubana natwe, Zefurine mwabanaga, ndi kumwe na Adafamasi nyawe. Reka nkomeze nshimire cyane abantu bari gukora subscribe. Muri abantu b'agaciro cyane, muri abantu mwatweretse umutima ukunze, ndetse n'umutima w'ubushake, kandi natwe try dukora buri munsi kugira ngo tubagezeho ibintu bigiye bitandukanye, tubahereze ibyishimo, ndetse tubahereze n'amakuru agiye atandukanye. Keep supporting us, ugomeze mudusapotinge. Ni Mala Media, ntakadasohoka buri munsi, ugomba kuzajya ubona ikiganiro. So keep support, keep subscribing, keep sharing, kugira ngo utazagira ikintu na kimwe kigucika kandi cyari icy'ingenzi mu buzima bwawe. Imana y'amahoro nigomeze ibane namwe.